ni mu masaha y'igitondo. Claudia rero aba ari kwitegura, aba agiye kujya mu masengesho. Aya masengesho kandi aba agomba kuzayamaramo iminsi. Amara rero kwitegura, maze Victor uwo ni fiancé we nyine aramuherekeza ati sheri, ubu se koko irungu ryanzarikira, ntakubeshye rwose nzagukumbura. Naho rero Claudia ati sheri, ndabizi rwose ariko nyine umbabarire wiyiteho rwose tutazicwa n'inzara, ndakuzi ko iyo ntahari ibintu nyine byo kurya utaba uri kubyikoza. Gusa nyine naguteguriye ibintu byinshi nabishyize muri firigo, ubu uzajya ubifata nyine ushyushye, harimo amafi, harimo imboga, harimo ibintu byose, umbabarire rwose ntuzicwe n'inzara. Naho Victor ati ariko sheri, nawe rwose ntukampangayikire bigeze aho ngaho, ubwo urumva koko nakwicwa n'inzara kandi amafunguro ahari. Gusa nyine irungu ryo rizanyica rwose, ariko no kwisangiza nyine ndumva nabyo atari neza. Naho rero Claudia ati nyine ibyo ndi kukubwira ndabizi ko rwose uzajya wanga kurya, gusa nyine nanjye nzagukumbura ubyumve. Victor ati nyine ubwo uzansengere nanjye kuko rwose inkunga y'amasengesho ndayikeneye. Aramuherekeza rero maze nyine akamusezeraho. Claudia rero ahita agenda nyine akajya ku kibuga cy'indege, aba agomba nyine gufata indege akajya mu kindi gihugu aba agiyemo kugira ngo ajye muri ayo masengesho. Aba afite nyine ngo umupasiteri w'icyitegererezo rwose, aba yifuza ko rero yazajya gusengera nyine mu materaniro ye. Akimara rero kugenda, hashize nyine nk'iminsi ibiri, Victor irungu riramwica, kuguma mu rugo bikamunanira. Ahamagara rero umushuti we atumva, mbabarira rwose, urabizi ko ari umunsi nyine twari twapanze gusohoka ariko nyine ntibyemera. Uyu munsi noneho ndumva rwose niteguye, reka tugende tujye kwirangaza, dutembere, tujye ahantu hatandukanye kubera ko irungu rirenda kunyica neza neza. Ndi mu rugo njyenyine, fiancé wanjye ntawe uhari, amaze iminsi ibiri yose yaragiye mu masengesho. Naho uyu mushuti we ati noneho se wari ubyemeye, gusa ikibazo ni uko nanjye numva ntari buboneke kubera ko sheri wanjye nanjye yaje kunsura kandi nyine yaje ari njye aje kureba. Sinibaza rero ukuntu namubwira ko ngiye kumusiga mu nzu wenyine maze nkajya gutembera, keretse ahubwo ubwo tuzanye. Naho Victor ati oya, ntabwo rwose nshaka ko haba hari umukobwa, ndifuza ko nyine twaba turi kwiganirira hagati y'abagabo nyine nk'ibisanzwe. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati nta kibazo, ndagerageza nze tujyane rwose tujye gutembera, kubera yuko ubona umwanya gake ndabizi, ntabwo rero rwose uwo mwanya ubonye nawupfusha ubusa. Uyu mushuti we rero araza nyine maze bakajya gutembera. Bajya rero nyine mu mujyi, bari gutembera bajya bakabona Claudia ari kumwe n'undi mugabo begamye ku modoka bari gusomana. Victor yibyiringira mu maso kuko bari gutekereza ko ahari atari kureba neza, ashobora kuba afite ikibazo mu maso. Aribyiringira neza mu maso akongera akareba. Naho rero uyu mushuti ahita amubwira ati none uriya si fiancé wawe, ntiwari wambwiye se ko yagiye mu kindi gihugu mu masengesho? Naho Victor abura ikintu na kimwe yasubiza uyu musore, ahubwo agahita akata agasubira inyuma, ahita agendera akinjira mu modoka maze nyine bagahita bataha. Victor bari mu nzira abwira uyu musore ati ntabwo ndabyumva, sindumva kuriya ari Claudia wagiye mu masengesho none ari kwisobanira n'undi mugabo, simbyumva, ntabwo rwose numva yuko ibi bintu bishoboka, sinigeze ntekereza ko ibi bintu yabinkora. Noneho ikintu kibabaje, reba ko ari gusomana n'uriya mugabo yambaye n'impeta ya fiançailles, ni ukuvuga ko uriya mugabo abizi neza yuko Claudia ari fiancé w'undi muntu. Uyu musore rero arataha maze akabura amahoro, agahinda kakamwica. Mu kanya rero ajya kumva Claudia aramuhamagaye ati sheri, umeze neza? Umbabarire rwose nari narabuze umwanya wo kuguhamagara, urumva nyine twahoraga mu masengesho nyine na pasiteri, ntabwo rwose nabonaga ukuntu nakuvugisha. Naho Victor kwihangana biranga ati koko se mwahoraga mu masengesho nta mwanya wabonaga? Uyu mukobwa ati ni ukuri amasengesho rwose ntabwo tujya turuhuka, urabizi nyine turiyiriza tukirirwa dusenga tukarara dusenga, urabizi nyine nicyo cyanjyanye. Aya masengesho rwose nta namwe ngomba guswata. Naho rero Victor ati birashoboka rwose, ati gusa nyine ati ndagukumbuye. Naho rero Claudia ati sheri, nanjye ndagukumbuye cyane kandi nyine ndagukunda. Victor rero abitekerezaho, yumvise amubwiye ngo aramukunda, agatekereza ukuntu yari ari gusoma wa mugabo maze akamara nk'umunota wose ataramusubiza, ahita amubwira ati nanjye ndagukunda, ariko nyine haciyemo igihe kinini rwose wagira ngo yari ari kubitekerezaho.
Uyu mukobwa rero ahita abwira Victor ati rero nzaza nyine nyuma y'iminsi 2. Naho Victor ati ubwo rero nzaza kugufata ku kibuga cy'indege. Uyu mukobwa ati hoya, ntuzirirwe rwose uza kumfata kubera yuko nyine nzahita nizana nta kibazo. Victor atari kujyayo naraguherekeje, n'ubundi rero ndumva rwose nifuza kuzaza kugutwara. Naho Claude ati hoya, uzabyihorere rwose sheri, ntabwo nakwirirwa nkurushya. Victor ati ariko ujya wibuka ko uri umukunzi wanjye, ntabwo waba umvuna rwose kuza kugufata nta kibazo, reka nyine nzaze ngutware. Uyu mukobwa rero akomeza kubyanga maze bagasezeranaho. Victor nyine agahita amenya impamvu ari kubyanga, nuko nyine ntabwo yabona ikintu kizamugeza ku kibuga cy'indege kubera ko n'ubundi ari muri uyu mujyi. Nyuma y'iminsi 2 rero Claudia aragaruka. Akigera rero muri salo ahita asanga Victor yateguye, aba yateguye ameza nyine yatetse, ubona rwose ameze nk'uwiteguye umushyitsi. Claudia akibibona ahita avuga ati wow, Victor watetse sheri, ibi bintu sikora ubwa mbere mbibonye, watetse wateguye, ibi bintu rwose biri romantique ubyumve. Gusa nyine ndatunguwe, birantunguye kuko ntabwo nari nzi ko ibi bintu ujya ubikora, ariko byumve ngo ndishimye, ni ukuri uranshimishije. Ahita atambuka agapfundura ibisorori maze akabona rwose uyu musore yatetse neza cyane. Ahita yiruka rero ajya guhobera Victor, nyamara Victor aba agaragara rwose nk'utamwishimiye. Uyu mukobwa aramuhobera ariko Victor akaguma ameze nk'igiti ntanyeganyege. Claude ati none se sheri, ko mbona rwose wagira ngo hari ikitagenda, umeze neza? Victor rero aramwitegereza maze agaceceka. Claude ati ni ukuri ibintu wakoze rwose ubyumve nyine ko binshimishije cyane. Victor rero ahita amureba mu maso ati nyereka impeta yawe. Naho rero uyu mukobwa ahita ayikuramo akayimwereka ati dore ngiyi, si wowe wayinyambitse se? Naho rero Victor ati uriya mugabo ninde, ni muntu ki? Uyu mukobwa ati uri kumbaza ngo iki? Ati uriya mugabo ndakubaza ngo ninde, ni muntu ki? Ahubwo se iyo mwabaga mugiye kuryamana impeta yanjye wabaga uyambaye? Mwaryamanaga wambaye impeta nakwambitse? Naho rero uyu mukobwa atangira kwijijisha maze agatangira kwisetsa nyine by'uburyarya. Ati ariko sheri, ibintu uri kumbwira ni ibiki? Ni ukuri ubanza rwose wanyibeshyeho, ni njyewe Claude ya sheri wawe, ko numva uri kumbwira ibintu ntazi gusa, ni ibiki uri kumbwira? Naho rero Victor ati hanyuma rero watekerezaga yuko uzanca inyuma ubuzima bwawe bwose sinzigere mbimenya? Narabimenye rwose, uriya mugabo mwari muri kumwe naramubonye, narabibonye kandi ko utari uri mu masengesho, umukobwa mubi gusa ubeshya. Claude rero yumva ko nyine yafashwe maze agatangira kubwira Victor ati sheri, ni ukuri ni ikosa rwose ryabaye, ariko ndakwinginze mbabarira, ndagukunda urabizi, ntabwo nifuza kugutakaza. Victor ati ntabwo wifuza kuntakaza? Iyo utabyifuza ntabwo rwose warigeze ujya kunca inyuma. Ahita rero agenda akamufungurira nyine ibisorori ati nateguye rwose, nibyo naguteguriye kugira ngo nkwakire, hanyuma rero genda wicare ufate amafunguro kandi uryoherwe. Gusa nyine numara gufata amafunguro uhita usohoka kubera ko umuryango nk'uriya ndakwirukanye mu nzu yanjye. Ikindi kandi ntuzigere uyigarukamo na rimwe kubera ko sinifuza kuzongera kubona iyo sura yawe ukundi, nzarinde mpfa ntongeye kukubita amaso. Claude rero arumirwa akumva ukuntu uyu musore yamurakariye, akabona nyine ntibisanzwe, atangira kumwinginga ati nukuri mukunzi ndakwinginze mbabarira rwose, ibi bintu ntabwo bizongera, ni ikosa ryabaye, nakoze ikosa ariko rwose ndakwinginze mbabarira. Naho Victor ati umva Claude, ngiye mu cyumba, ningaruka nsanga rwose utakiri hano, kubera ko ubu ni ubwa nyuma ndebye isura yawe, sinifuza kuza kongera kuyibona, nta nubwo nifuza kuzongera kuyibona ukundi. Claudia rero amara kugenda maze Victor akagaruka muri salo. Araza rero agasanga hari imyenda Claudia yagiye nyine asiga hano muri salo, ndetse na ya mpeta yamwambitse nayo yayihasize. Victor rero akibibona arayandura nyine iyi myenda yose maze agafata iyi mpeta. Ahita atangira kwibuka rero umunsi iyi mpeta ayambika Claudia, ukuntu nyine yagiye akamuterera ivi maze akamubwira ati Claudia, ndagukunda cyane kandi ni ukuri ndabona nta kindi nsigaje kuri iyi si,
kuva rwose nakumenya nabonye ko ubuzima bwanjye bwagize icyerekezo. Inzozi zanjye zose nazigezeho kubera wowe. Utaraza nari umusore uri aho uciriritse, ubaho ubuzima buciriritse, udafite icyerekezo cy'ubuzima, ariko umaze kuza mu buzima bwanjye ibintu byose byagiye ku murongo, ndetse ibyifuzo byanjye byose biruzuzwa uko bingana. Hanyuma rero uyu munsi ndifuza kugusaba ko rwose iminsi nsigaje kubaho ku isi nazayimarana nawe. Ndagukunda Claudia, ndagukunda cyane rwose. Wanyemerera se kumbera umufasha? Claudia rero yabyemeye yishimye cyane ndetse rwose afite na emosiyo, maze uwo munsi nawe abwira amagambo menshi kandi meza uyu musore Victor, amubwira ko rwose nawe amukunda kandi amwishimira, ndetse anamubwira ko ari we byishimo bye, ari nacyo kintu cyiza mu buzima kigeze kimubaho kuba yarahuye na Victor maze bagakundana. Victor rero amara kwibuka ibi bintu byose maze agahita yongera akarakara, ati umukobwa w'indyarya gusa, urabona ukuntu yambeshyaga akambwira ko ankunda, nyamara yabimbwiraga atari rye rwose ndi ku mutima we. Hashira rero ibyumweru bibiri Victor atarasohoka mu nzu, nta muntu n'umwe uramubona kubera ukuntu nyine aba yaragiye agaheranwa n'agahinda. Wa musore w'inshuti yari azi kumusura ati ariko se Victor, ugiye kwiyahura kubera umukobwa? Kubera ko umukobwa yakwanze ugiye kwiyambura ubuzima? Kuba uriya mukobwa yarakwanze ntabwo bivuga ko rwose ari impera y'isi, ntabwo kandi ukwiye kumera nk'aho wapfushije wagira ngo uri mu kiriyo. Biriya ntabwo ari we wa mbere bibayeho. Hari abantu se abakobwa batirirwa banga? Ibyo ni ibintu rwose bisanzwe, ariko nyine ntabwo byakabaye impamvu yo kugira ngo nawe ushaka kurangiza ubuzima bwawe. Naho Victor ati cecekere, ntabwo ubizi, uriya niwe mukobwa rukumbi nakunze kuri iyi si. Uriya niwe mukobwa natekerezaga ko ari we wahaye icyerekezo ubuzima bwanjye, niwe wanteraga imbaraga zo kubyuka njya gukora, kuko buri munsi natekerezaga ko ngomba gukora nkagera kuri byinshi kubera ko ndi gukorera abana tuzabyarana. Uriya mukobwa wenyine niwe wampaga imbaraga zo gutekereza cyane ku hazaza. Uriya mukobwa naramukunze n'umutima wanjye wose. Hanyuma rero kuva namenya yuko we atigeze ankunda, ahubwo yabaga afite undi muntu ari kwitekerereza, kwiyakira rwose byaranze. Ntabwo rero ndi kumva impamvu nabyuka, kuko sindi kumva n'impamvu nkwiriye kubaho, sindi kumva impamvu nkwiriye gukora, kuko nyine ba bana twari kuzabyarana ntabahari, ndakorera iki se? Ndumva rwose nta mpamvu mfite. Naho rero uyu mushuti ahita amubwira ati ariko rwose Victor nawe ntugakine, ubu se nkubaze ko twabuze ababyeyi bacu tukiri batoya, ntitwakuze? Ubu se hari umuntu n'umwe wigeze ukunda kurusha uko wakundaga mama wawe cyangwa uko wakundaga papa wawe? Ko babuze se ubuzima ntibwakomeje? Nyamara mbere y'uko babura watekerezaga ko baramutse bagiye ubuzima butakomeza, ariko bwarakomeje. Dore urakuze, reba nawe aho ugeze kandi uhigejeje. Umukobwa rero rwose mwamenyanye mukuze, ntabwo ari we ukwiye kuguhagarika amaraso. Haguruka ahubwo ukore cyane, kubera yuko nabona nyine warasubiye inyuma azamenya ko koko utari umukwiye, azabona ko utari umukobwa, utari umusore nyine w'umunyambaraga, azamenya ko kuguca inyuma byari ngombwa kubera ko nyine nawe utari umugabo wa nyawe. Ubwo rero haguruka ahubwo ukore, kugira ngo nanakubona azabone ko nyine yahombye. Nawe rero Victor ati nabona ko yahombye se ubundi bizaba bimariye iki kandi naramaze kumubura? Naho rero uyu musore akomeza kumwumvisha ko nyine ibi bintu atagomba kubiha umwanya munini, ndetse atagomba gutuma bimwangiriza ubuzima. Bigera aho rero maze Victor akamwumvira, akemera ko nyine yabyuka maze bakongera bagatembera, bakajya gufata ako kunywa bagasangira, ndetse rwose akareba hanze nyine agafata n'akayaga ko hanze, dore ko aba yaramaze ibyumweru bibiri byose mu nzu. Nyuma y'iminsi rero Victor asubira ku kazi, maze rwose akongera nyine agatangira gusubira mu buzima busanzwe. Umunsi umwe rero aba ari muri resto bayegereye aho akorera, yagiye gufata amafunguro. Aba yicaye wenyine nyine birumvikana, ari kwitekerezaho rwose. Sinzi ukuntu rero areba ku meza yo hakurya ye, maze agahita abona umukobwa mwiza uba uhicaye, nawe nyine uba wicaye wenyine. Uyu mukobwa rero arahindukira maze akabona uyu musore ari kumureba cyane.
Uyu mukobwa rero aba yitwa Jennifer. Jennifer rero areba Victor maze akabona Victor yamwitegereje cyane, ahita nyine yirebera hirya agakomeza akifatira amafunguro. Arongera akareba n'ubundi akabona uyu musore aracyamureba. Jennifer rero arahaguruka maze akaza akamubaza ati kubera iki uri kunyitegereza cyane? Naho rero Victor ati narebaga ukuntu umukobwa mwiza nkawe utagira uko asa yicaye ari kwifatana amafunguro, ni gute se waba wicaye wenyine? Naho Jennifer rero aseka ati ahubwo se umusore mwiza nkawe wowe gute nyine uri gufata amafunguro wenyine? Naho rero Victor ahita aseka maze akabwira Jennifer ati hanyuma rero kuko twese turi beza ariko buri wese adafite uwo bari kumwe, ubwo reka twihuze noneho dusangire. Jennifer ahita amubwira ati nta kibazo, baricara rero bagasangira maze nyine bakaganira. Jennifer rero amubwira nyine ko yitwa Jennifer, naho uyu musore akamubwira ati nanjye nitwa Victor, nkorera hano kuri iriya nzu. Naho rero Jennifer ahita amubwira ati nanjye dore nkorera kuri iriya inzu zegeranye rwose, niho bose baba bakorera. Victor ahita amubwira ati umva nishimiye kukumenya ariko rwose nta nubwo nari nzi ko nyine tunakorana hafi na hafi. Baratandukana rero bagahana nyine amanimero, guhera uwo munsi bakajya bavugana ndetse bakajya bahamagarana bagiye kurya nyine kugira ngo buri umwe wese ataza kwisangiza. Hashira iminsi rero maze bagatangira nyine kugenda biyumvanamo, dore ko nyine buri wese nta musheri yari afite. Batangira rero kugenda noneho buri wese agenda yumva yishimiye undi kurusha, bagatangira kugenda basohokana. Hashira rero iminsi maze Victor akabwira nyine Jennifer ko rwose amukunda kandi nyine yifuza ko rwose bajya mu rukundo. Jennifer rero nawe aba yarakunze cyane Victor, biba bimeze rwose nko korosora wabyukaga. Ahita amubwira ati nta kibazo, twagerageza nubwo tutaramenyana cyane ariko nyine twahana igihe maze rwose tukagenda tumenyana buhoro buhoro. Gusa nyine Jennifer aba yishimira uyu muhungu cyane. Uyu munsi rero arataha maze yagera mu rugo akicara akibuka nyine uyu musore ari kumubwira ko amukunda. Arabyibuka maze akajya yifata ku mutima, ibyishimo biba ari byose. Ahita rero ahamagara uyu mukobwa uba ari inshuti ye cyane magara, atumva ati ubu noneho ntabwo rwose nkiri njyenyine, niyo nkuru nziza nari ngiye kukubwira, nihuriye n'umusore w'umwana mwiza, umusore witonda, umusore uzi gutanga keya. Atumva ati wagira ngo neza naramwiremeye, mbese umusore najyaga mbona mu nzozi zanjye ni uwo twahuye neza neza, uwo najyaga ntekereza ko rwose ari we twakundana, ni uwo musore nabonye. Naho uyu mushuti ati none se mumaranye igihe kingana iki? Jennifer ati ntabwo ari igihe kinini ariko nyine dukora n'ahantu hegeranye, ubu duhura kenshi gashoboka kuko turasangira amasaha menshi, iyo tuvuye ku kazi kenshi turasohokana, mbese ubyumve ni umwana mwiza ntabwo wabyumva. Naho rero uyu mukobwa w'inshuti ati ariko sinzi impamvu rwose nawe wizera cyane, burarega abagabo ntabwo ari abantu bo kwizerwa, kubera iki wahise umwizera se ukimubona? Naho rero Jennifer turatangiye kandi kunca intege rwose, reka nkubwire ibyo byose uri gutekereza ntaho bihuriye n'uriya musheri wanjye, uriya musore n'umwana mwiza, ibyo bindi uzi ku bandi bagabo ni abandi nyine ntabwo ari we. Muri ako kanya rero ahita abona na telefone isonnye maze yareba agasanga ni Victor. Ahita abwira uyu mushuti we ati ahubwo ndabona mpamagaye turaza kongera tuvugane. Ahita rero yivuganira na Victor maze nyine bakabwirana ukuntu bakumburanye, babaga babwirana nyine amagambo meza. Victor rwose aba yarongeye agasubira ku murongo neza kandi akajya mu rukundo bya nyabyo. Umunsi umwe rero Jennifer aragenda agaparika imodoka imbere yo ku kazi kwa Victor, amuhamagara rero kuri telefone. Victor agasohoka, akimubona ati none se sheri urakora iki hano? Naho rero Jennifer ati ngwino winjire mu modoka nkubwire. Victor rero araza akinjira mu modoka akamusuhuza, maze Jennifer agahita afunga imiryango. Atumva ubu rero rwose nari nje kugushimuta, uyu mugoroba ndagushaka ko ari njye nawe, reka tujye kwishimisha. Naho rero Victor ati ariko nari nkiri ku kazi, reka njye kubwira sekreteri wanjye ko ngiye ataza kumbura. Naho rero Jennifer ati hoya ntabwo wasubirayo kandi narangije kugushimuta nyine, ahubwo muhamagare umubwire kuri telefone, ambara umukandara neza kuko ubu twagiye.
Jennifer rero ahita atwara imodoka nyine maze akamujyana ahantu nyine muri resto, baragenda bagasangira, maze uyu munsi Victor bikamushimisha cyane kuba umukobwa ari we wamusohokanye, ari we watekereje nyine kumuha gahunda. Ibi bintu byaragiye biramushimisha biramurenga, maze abwira uyu mukobwa ati umva ndagukunda cyane, ni ukuri noneho uyu mugoroba uranshimishije cyane, hari umunsi ntatekerezaga ko rwose nzongera gukunda ukundi, ariko nyamara nkikubona ibyo byose nahise mbyibagirwa. Uyu mukobwa rero Jennifer abaza nyine Victor impamvu yavugaga ayo magambo, maze Victor akamubwira byose byose uko byagenze n'umusheri we wa mbere. Jennifer aramubwira ati umva uyu mukobwa rwose ndumva mbabaje, yaraguhombye, gusa nyine yarakoze kugenda, kuko iyo atagenda ntabwo nari kuzahura nawe, kandi ngewe nkurebye mbona uri urukundo rw'ubuzima bwanjye. Buriya rero buri bintu byose biba bifite impamvu, ahari yagiye nyine kugira ngo nanjye nzakubone, gusa uhumure rwose njye ntabwo ari uko ameze, humura sinzigera nkubabaza, ntuzigere na rimwe utekereza ko ibyo uwo mukobwa yakoze nanjye nabikora. Ngende umukobwa warezwe kandi ni umukobwa uzi icyo ashaka, ntuzigere rwose na rimwe umpangayikira. Victor rero aramushimira akamubwira ati urakoze cyane. Nyuma rero y'igihe baba bicaye n'ubundi bari kuganira, maze Victor akamubwira ati ariko se ko n'ubundi wibana kandi nkaba mba mu kizu kinini cyane, kubera iki gusa utaza maze nawe ugafata icyumba? Mfite ibyumba byinshi cyane hariya, waza ugafata icyumba kimwe ukaba ukibamo igihe nyine njye nawe tutarabana, waba ukibamo nta kibazo, aho kugira ngo ube ukodesha inzu kandi mfite inzu nini kuriya. Jennifer rero uba umaze kwizerana cyane rwose na Victor arabimwemerera, maze akamwemerera nyine kwimukira kwa Victor. Gusa nyine nubwo Victor aba akundana cyane rwose na Jennifer, ariko Victor ntabwo aba akizera umukunzi we uwo ari we wese, kubera nyine ukuntu aba yarahemukiwe, byanze bikunze biba byaramusizemo akantu. Umunsi umwe rero aba ari muri wikendi, Jennifer rero abyuka akambara neza, maze yamara kwitegura akabwira Victor ati sheri naguteguriye amafunguro. Naho rero Victor ahita amubaza ati ko wambaye neza se ugiye hehe? Ndumva rwose n'agaparufe uri guhumura. Naho rero Jennifer ahita amubwira ati ngiye ku kazi. Victor ati none se ntiwarumbwiye ko uyu munsi uri bukorere mu rugo? Jennifer ati yego niko byari bimeze, ariko byaje guhinduka ku munota wa nyuma, bampamagaye hari umukiriya nyine wari ukeneye ko tumufasha kandi tukamufasha nyine turi kumwe, ubwo rero niwe ngiye kureba. Victor ati none se ko mbona rwose wihumuje cyane, urashaka guseduza uwo mukiriya? Naho rero Jennifer araseka ati ariko sheri wagira kumfuhira gutyo koko, uwo mukiriya ni umukobwa, ntabwo uwo mukiriya rwose ari umusore. Naho rero Victor ahita amubwira ati ubwo rero ndaza kuza kugutwara nimugoroba. Jennifer ati oya ni ukuri ntabwo ari ngombwa rwose, kubera icyo ukunda kwigora, ndaza kwizana. None se ubundi sindi bube nagiye ntwaye imodoka, no gutaha n'ubundi ndaza gutaha nitahanye nta kibazo. Victor rero asigara hano, ariko agasigara rwose ubona adatekanye. Bimara rero kugera nko mu ma saa tanu, maze agahita agenda akajya ku kazi ka Jennifer. Ahinguka rero kuri biro ya Jennifer, agahita asanga Jennifer rwose akazi kamwishe neza, ari kubira ibyunzwe kubera nyine akazi kenshi. Aramusuhuza rero, maze Jennifer ati none se mukunzi kuje ku kazi aya masaha bigenze biti, hari icyabaye se? Naho rero birumvikana Victor nyine abura icyo amubwira, kuko aba yari yizeye ko ari buze agasanga ntabwo ahari, ntabwo rwose aba yari yizeye ko yaje ku kazi. Victor rero ati nari ngukumbuye, nari nje kugusuhuza. Naho Jennifer ati urakoze cyane sheri, ni ukuri urakoze kuza kunsuhuza, ariko nyine mfite akazi kenshi ntabwo wabyumva, ubwo rero nyine utashye naha nimugoroba akazi karangiye. Victor rero ati nikarangira ariko ndaza kugufata. Jennifer ati ariko se ntabwo uzi ko nazanye imodoka? None se nawe wazanye indi modoka noneho ubwo iyanjye tukayisiga hehe? Ubwo nyine kuko n'ubundi nazanye imodoka ndaza kwitahana nta kibazo. Gusa nyine Victor rwose icyizere cyari hafi ya ntacyo, nubwo ntabwo yari yizeye ko ku mugoroba hari bugere nta muntu bari kumwe.
Gufuha rero bikomeza rwose kuba imbogamizi muri uru rukundo rwa Jennifer ndetse na Victor. Umunsi umwe baba bari muri resto, maze Victor sinzi ukuntu yabonye umusore nyine yari ari kureba Jennifer, gusa nyine ntabwo Jennifer yari abyitayeho. N'uyu musore ashobora kuba rwose yaramurebaga kwa kuntu nyine umuntu muhuza amaso gusa, ariko nyine nta kindi kintu kibiri inyuma. Victor rero akibibona yahise amera nk'usaze, maze ahagurutsa Jennifer ngo batahe. Bageze rero mu rugo, yatangiye kubwira Jennifer ati njyewe rwose ntabwo mbyumva. Naho Jennifer atumva nuko rwose nkubaha, nakabaye hariya rwose naguhaye urushyi. Ni gute unshinja ko rwose umugabo yari ari kundeba? None se uko kutabeshye nabasha gukontorora abandeba n'abatandeba? Njyewe ikintu kiba kindaje inshinga ni urukundo ngukunda, ndagukunda cyane. Ariko se ubundi reka nkwibarize sheri, nigeze na rimwe nkwereka yuko naguca inyuma? Hari ikimenyetso na kimwe wigeze umbonaho cyakwereka ko nshobora kuguca inyuma? Kubera iki koko ukomeza kunkekera ibintu kandi bitari byo? Njyewe ndagukunda cyane, icyo nkora ni ukugukunda. Uriya musore rwose simpamya yuko yashakaga kuntereta, nta nubwo yandebaga nk'undeba rwose nk'uwankunze. Ahari nyine ni kwa kuntu umuntu acikwa akareba nk'ahantu, ariko rwose nta kindi kintu ahagamije. Uyu musore rero Victor rwose biba bitangiye kugenda bitera indi ntambwe gufuha kwe. Jennifer ahita amubwira atumva rwose nkubwire, ndifuza ko urukundo rwacu rwubakira ku cyizere. Nyizera kuko ndagukunda kandi nta kintu na kimwe nakora cyakubabaza. Sinzigira na rimwe nguca inyuma, nta nubwo nabirota nsinziriye. Victor rero ahita amubwira ati niba ari uko bimeze nta kibazo, maze agahita ajya mu cyumba, ariko n'ubundi ubona gifite umujinya. Umunsi wakurikiye rero barabyuka bakitegura bagiye ku kazi. Jennifer ashaka imfunguzo z'imodoka maze akazibura. Ahita abaza rero Victor ati nta mfunguzo z'imodoka wabonye? Naho rero Victor azikura mu mufuka we ati nizi wavugaga se? Jennifer ati cyane, ati zimpe ndabona ngiye gukererwa. Naho Victor ati hoya, uyu munsi ni njye ndi bugutware ku kazi. Jennifer ati ariko nawe rwose jya ureka iyo mikino, ubu se ndi umwana wo kutijyana ku kazi? Nta kibazo ndi bwijyane. Naho Victor ati wagize ngo ndi mu mikino se? Ahita afata telefone maze agahamagara sekreteri we ati uyu munsi rero ntabwo ndi buze ku kazi, kandi sinshaka ko umuntu wampamagara, keretse ahari ari njye ngomba gucungura isi, nibwo bwonyine nabona telefone y'umuntu uwo ari we wese, ntihagire rwose umuntu uri bundehanje. Arakupa rero, maze nyine Jennifer agahita amubaza ati burya se wari uri serious bingana gutyo? Naho Victor ati cyane, ati wari uzi ko ndi gukina se? Uyu munsi rwose ni njye nawe. Naho rero Jennifer ahita amubwira ati none se uyu munsi uraba bodyguard wanjye? Victor ati cyane, uyu munsi ndaba bodyguard wawe, ndakwirirwa iruhande, ibintu byose uri bujye ukenera ni njyewe uri buzajye ubituma. Baragenda rero maze nyine bakiranwa uyu munsi wose. Mu masaha y'ijoro rero batashye, nta kintu nyine birumvikana Victor aba yigeze abona, nta n'ikintu cyo gukeka rwose aba yigeze abona kuri uyu mukobwa Jennifer. Nijoro rero baryamye, Victor arabyuka agafata telefone ya Jennifer, maze yajya gukuramo password agasanga Jennifer yarayihinduye. Aramukomanga akamukangura ati kuva ryari uhindura password yawe? Naho rero Jennifer ati ahubwo se urashaka iki muri telefone yanjye koko aya masaha? Victor ati mva ndashaka password ya telefone yawe. Ahita amuhereza rero telefone ati nshyiramo password yawe. Ati none se hari ikintu kiri muri iyi telefone ushaka kumpisha? Jennifer ati nta na kimwe. Atumva impamvu nayihinduye, ba bana nyine bo kwa tante wanjye iyo nabaga ndiyo buri gihe babaga bari gukina amagemu, rimwe na rimwe bakajya mu bintu byanjye maze bakabyangiza, hakaba igihe babisebye. Rero nahinduye password kugira ngo nyine be kujya binjira muri telefone yanjye uko babonye. Ahita rero akuriramo Victor password, dore ko rwose we ibitotsi biba binamwiciye, maze agahita yongera akiryamira akisinzirira. N'uyu munsi rero kandi nta kintu na kimwe rwose cyamuteza urwikekwe asanga muri telefone ya Jennifer. Weekend rero yakurikiye
Jennifer aba ari mu gikoni ari guteka, aba ari kuvugana nyine na wa mushuti we w'umukobwa kuri telefone. Victor rero yinjira mu gikoni akumva yari ari kuvugana n'umuntu, naho Jennifer ahita amubwira ati reka rero nkureke mbanze mvugane na sheri wanjye. Victor ahita amubaza ati ninde mwavuganaga? Naho rero Jennifer ati nari ndi kuvugana na wa mushuti wanjye. Victor atumva ongera umuhamagare. Jennifer ati kubera iki se sheri? Kubera iki koko? Niwe twavuganaga. Urumva se njye nakubeshya? Umwanya wo kukubeshya ntawe nabona. Naho rero Victor ati nyine muhamagare. Jennifer rero ahita yumva ko nyine uyu umuhungu rwose atamwizeye habe namba, afata telefone akamuhamagara maze akayishyira loudspeaker. Uyu mushuti we rero ahita atangira amubwira ati ariko se wundi nkwibarize kubera iki wari unkubye kandi rwose twari tukiri kuvugana ngo wari ugiye kuvugana na sheri wawe, ariko rwose uwo musore uramukunda, buri munsi wari unkupa kubera nyine uwo musore mukundana, uzi ko buri gihe nyine utajya ureka tuvugana ngo dusoze kubera ukuntu buri gihe umbwira ngo nindeke ngo ubanze ngo muvugishe. Victor rero ahita yumva ko nyine yinyuzemo yibeshye rwose n'aka kanya, kubera ko uyu mukobwa nta kintu kibi rwose yari ari gukora. Ahita asohoka mu gikoni rero akagenda, aba ameze nyine nk'aho agize n'ikimwaro cyo kuba rwose afuhira uyu mukobwa cyane, kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe aramukekaho. Jennifer rero abona ko ibi bintu bimaze gukabya, maze ari kuvugana na wa mushuti we akaba aramubwiye atumva sheri wanjye ni umwana mwiza, ndamukunda n'umutima wanjye wose, ariko nyine akantu ke kambangamira ni ugufuha. Arafuha bikabije ku buryo ubona nta cyizere angirira. Naho rero iyi nshuti ye ihita imubwira iti nanjye rega, nanjye rwose nicyo cyatumye ntandukana n'umukunzi wanjye, yaramfuhiraga bikabije. Noneho nyine umunsi umwe yaketse ko nyine naba namuciye inyuma, maze aba rwose aranyirukanye. Yari yabaye nk'igisimba neza neza, yari yabaye undi wundi, ntabwo wakumva ukuntu rwose nabonaga wagira ngo siwe twigeze dukundana. Ni akazi kawe nawe kandi ujye ubura kwitonda, nawe uwo wawe rwose umunsi umwe yaguhinduka maze ukagira ngo ntabwo ari wa wundi musanzwe muziranye. Jennifer ati hoya, ibyaba byose rega umukunzi wanjye rwose nta kibazo kindi afite uretse icyo kuba amfuhira, kandi nanjye sinamuca inyuma. Icyo nzi cyo nuko nyine ntamuha impamvu ya nyayo yo kumfuhira no guhinduka igisimba nk'uko bivuga. Victor rero yinjira mu cyumba agasanga nyine icyo kiganiro nicyo bari barimo, ahita abaza rero Jennifer ati none se ninde mwari muri kuvugana? Jennifer ati nari ndi kuvugana na wa mukobwa w'inshuti yanjye, ati yari ari kumbwira ukuntu nyine umusore rwose yamubanye igisimba neza neza kubera kumufuhira. Naho rero Jennifer ahita avuga ati ariko rwose abagabo bamwe nabo rwose ntabwo baba bashobotse. Naho rero Victor ati ahubwo abakobwa bose ntabwo rwose baba bashobotse. Jennifer ati none se iyo uvuze bose uba ushatse kuvuga iki? Kuko rwose njye sinibaza niba ndi mu mubare wabo. Victor ati none se wagira ngo niba nyine sheri w'uwo mukobwa yarabaye igisimba, ugira ngo byose ubwo ntabwo byatewe n'uwo mukobwa? Akenshi rwose nibo bateza ibibazo, gusa nyine nizere ko rwose adatekereza ko nanjye nzakubera igisimba. Ahubwo se wazamutumiye muri wikendi akaza hano, maze nyine njyewe nkamwereka ko ndi umusheri utandukanye, nkamwereka rwose ko nzi ko kwitaho kandi ntateze kuzakubera igisimba na rimwe. Naho rero Jennifer ati ariko ndumva rwose ibyo atari ngombwa. Victor ati none se urashaka kumugira ubwiru, urashaka kumumpisha? Jennifer ati hoya nta kibazo, ati ntacyo bitwaye, nzamutumira maze muri wikendi azaze dusangire maze munamenyane, amenye ko ngewe sheri wanjye atameze nk'abo bahuye bose. Jennifer rero abwira Victor ati sheri ni ukuri uri impano rwose niherewe, ntabwo rero nagupfusha ubusa, ndagukunda cyane kandi simba nifuza ko hari ikintu na kimwe naguhisha, nta banga rwose kuri wowe. Weekend rero iragera, maze nyine wa mushuti wa
Jennifer akaza, mbaza uti mushuti wa Jennifer yari nde? Mushuti wa Jennifer yari Claudia. Araza rero maze akinjira nyine mu nzu, dore ko nyine ba Jennifer baba barimutse muri ya nzu babagamo. Ntabwo nyine Claudia aba ahazi, arinjira akareba iyi nzu ukuntu ari nziza cyane, maze agahita abwira Claudia, agahita abwira Jennifer ati umva, ndabona rwose uyu musheri wawe ari umukire cyane, urabona ukuntu hano hantu hameze. Naho rero Jennifer ahita amubwira ati noneho utekereza ko ari wowe wambwiye nyine ngo nzagutumire kubera ko yifuza ko nyine mwamenyana, yifuje ko wamara weekend hano. Naho rero Claudia ati weekend yonyine se? Oya rwose, ubu se koko naba mpahaze ahantu heza gutya? None se mbwira, wateguye se amafunguro? Jennifer ati ngiye ntegura amafunguro kandi umushefu wa nyawe yaragiye kuza, ubwo se urumva nari kwirirwa nirushya? Ahubwo nyine ngwino rwose nkwereke igikoni aho kiri, ubundi nyine uyu munsi ndarya ibyo wateguye. Claudia turabizi nyine ko nkunda guteka cyane, nta kibazo rwose tugende. Baragenda rero bakajya mu gikoni maze bagatangira gutegura amafunguro. Mu kanya gato rero Victor aba atashye, ataha rero ahamagara Jennifer ati sheri, umeze ute se mukunzi? Victor rero akimara kwinjira mu gikoni ahita akubitana amaso na Claudia. Jennifer rero ahita yiruka amuhobera ati sheri, wiriwe neza? Naho Victor aba ari kureba nyine Claudia yumiwe. Jennifer ahita abwira umukunzi we ati uyu rero ni wa mukobwa w'inshuti yitwa Claudia. Ati Claudia, uyu rero ni umukunzi wanjye w'ubuzima bwose, ndamukunda kurusha uko njyewe nikunda. Uyu ni sheri wanjye, niyo mahitamo yanjye, mbese ubyumve, turakundana kandi turahuza muri byose. Victor rero ahita atangira nyine gusomagura Jennifer, kuko noneho ababonye ko rwose uyu mukobwa waje ari nawe agomba kwereka koko ari umusheri mwiza bya nyabyo, kuko aba yarifuzaga nyine ko azereka uyu mushuti wa Jennifer ko we nyine azi gukunda kandi azi gutanga keya. Mu by'ukuri rero gusanga ari Claudia aba ari we wa nyawe rwose wo kugira ngo ahubwo amwereke ko nyine Claudia byo rwose yahombye. Claudia rero birumvikana nawe aba yatunguwe, yumiwe kubona ko Victor ari gukundana na Jennifer. Bararebana rero maze Victor akagenda agasuhuza Claudia rwose nkaho nyine bataziranye, ati ni karibu iwacu. Naho Claudia nawe ati nishimiye rwose kubamenya. Victor rero ahita abwira Jennifer ati hanyuma rero ngiye kuba ngiye mu cyumba, gusa nyine sheri narinje ngukumbuye ntabwo wabyumva, erega amasaha tuba tumaze tutabonana aba ari menshi cyane. Ubwo aba abivuga nyine ari kumuhobera, amuryamisha mu gituza cye ariko anamusomagura. Jennifer ahita amubwira ati genda maze ukarabe uhindure imyenda, ubu turi gutegura amafunguro. Naho rero Victor ahita amubaza ati none se kubera icyo wazanye umushyitsi mu gikoni? Claudia ati rega nta kibazo, kubera ko ngewe rwose urabizi nkunda guteka. Aba rero ari kubwira nyine Jennifer. Naho Jennifer ati sheri ntubyumva se, akunda guteka nta kibazo, ntabwo rwose ahangayitse. Naho rero Claudia ati hano nta kibazo rwose, nahafata nko mu rugo kubera ko ari mu rugo nyine rw'inshuti yanjye, nta kibazo rwose gihari na kimwe. Victor rero ahita yigendera maze akabasiga mu gikoni. Aragenda rero maze agahita atangira gutekereza ukuntu nyine uyu mukobwa Claudia yajyaga abwira Jennifer ko umusore bakundanaga yamufuhiraga, ariko atigeze amubwira yuko yamuciye inyuma bya nyabyo. Victor rero yibaza ukuntu rwose uyu mukobwa birangiye yongeye agarutse muri uru rugo, aba yumva bimurakaje kongera kumubona, nicyo kintu hari kibi kiba kimubayeho mu buzima. Ariko nanone aba yumva atabibwira nyine uyu mukunzi we Jennifer ngo amubwire ati uyu mukobwa niwe nakubwiraga twakundanaga. Ikindi kandi mu bigaragara na Claudia ntabwo aba ashaka kubibwira Jennifer. Ku mugoroba rero bicara muri salo, ubwo ni Victor, Claudia ndetse na Jennifer
bari kureba agafilime. Bigera aho rero maze Victor agahita abaza Claudia ati ese Claudia, mu buzima wigeze nyine ugira umukunzi, wigeze ujya mu rukundo? Naho Claudia ati yego, nagiye mu rukundo ariko ubu byararangiye, hashize igihe umukunzi wanjye twaratandukanye. Victor ati none se umukunzi wawe yarakubabaje, waba yarigeze akubabaza mu buzima? Claudia rero utari kubona uko abeshya ati oya, ntabwo yambabaje. Naho rero Jennifer ahita amubaza ati kandi warambwiye ko nyine yagutaye kandi nyine yari ameze nk'igisimba, nyine yari umwana mubi cyane. Naho rero Claudia ati hoya, ntabwo urebye yantaye, ahubwo nyine yaranyirukanye kubera yuko yamfashe namuciye inyuma. Gusa nyine ni ukuri iyo biba ibishoboka maze ngasubiza igihe inyuma, ndakubwiza ukuri ibyo bintu rwose sinakongera kubikora kuko narabyicujije. Yari umukunzi mwiza, yari umwana mwiza cyane, narahombye rwose kuba naramutakaje. Nuko nyine bidashoboka, iyo ibintu byabaye biba byabaye, ariko nyine nta kundi byagenda. Muri kano kanya rero nibwo Jennifer aba ari kumva ukuri kwa nyako. Mu by'ukuri Victor we rwose aba yabiprofitiyemo kugira ngo yumvishe Jennifer ko mu by'ukuri ibintu byose byabaye ku nshuti ye ari ukubera amakosa yayo. Kandi koko Jennifer yumva ko noneho uyu mukobwa yari yaciye inyuma umukunzi we maze agatungurwa, ahita asanga ibyo uyu mukobwa yajyaga amubwira n'ibya nyabyo ntaho bihuriye. Nyuma y'akanya gato rero Jennifer abwira Victor ati sheri, mwihanganireho gatoya, ndaje, ngiye mu cyumba gato ndaje. Akimara kugenda Claudia ahita amubaza ati ubuse ibi byose babimbarizaga iki? Naho rero Victor ati nagira ngo nyine umukunzi wanjye amenye yuko kenshi na kenshi abakobwa ari mwebwe rwose banyamafuti. Claudia rero ahita abwira Victor ati none se sheri, nari ngukumbuye, ubu se wowe ntiwari unkumbuye? Abivuga rero yatangiye kumukora ku ntoki. Ati ndakwibuka nyine, nkibuka ibihe byiza twagiranye, mba nibuka ibintu byose twagiye dukorana, maze rwose nkumva ndagukumbuye, ariko ndabizi neza ko nawe unkumbuye, ahubwo se uko wongeye kumbona ntiwakabaye utandukana na Jennifer maze njye nawe tugakomezanya tugatangirira aho twari tugeze. Ndabizi noneho rwose twagirana ibihe byiza cyane. Ubwo kandi aba ari gukomeza nyine amukoraho. Naho rero Victor umujinya uramwica maze agahita amubwira atumva ntiwongere kunkozaho iyo myanda yawe ngo ni intoki, ntiwongere na rimwe. Claudia ahita amubwira atumva erega uko byagenda kose ntabwo ni ukuri nakureka ngo ugende gutyo gusa, ndagukunda uko nagukundaga kera n'ubu niko nyigukunda kandi nzahora ngukunda. Ubwo rero rwose ngomba kuzakwisubiza uko byagenda kose. Victor rero arahaguruka agiye kwigendera maze akajya kumwongorera. Naho rero Claudia agira ngo nyine Victor aje kumusoma, agatega itama rwose akaritunganya. Naho rero Victor ahita amubwira atumva wowe nyine umeze nk'umufuka wa puberi uri ku muhanda, buri wese uhise ajugunyamo ibishingwe. Ubwo rero urumva ko ngiye rwose ntakwiteza puberi. Ahita yigendera maze Claudia ibyo bintu bikamurya, biramubabaza koko. Buracya mu gitondo rero aba nyine ari ku cyumweru, kubera ko Claudia aba azi gahunda zose z'uyu musore, baba barabanye igihe kirekire. Arabyuka rero akambara nyine imyenda ya siporo. Aba abizi ko Victor nyine ajya muri siporo mu gitondo. Arambara rero maze akajya imbere y'umuryango agatangira kwikoresha nyine ubu siporo buri aho ngaho. Victor rero arasohoka agiye kujya muri siporo agasanga uyu mukobwa rwose ari imbere y'umuryango. Atumva izo siporo zawe ntukazinkorere hafi, ugenda ujye kuzikorera hirya. Naho Claudia ati none se kuba umbonye uri gukora siporo hari icyo bikwibukije? Victor atumva nta na kimwe rwose, ahita afata ekuteri agashyira mu matwi kugira ngo uyu mukobwa ataza kongera kumuvugisha. Ahita atangira rero kwiyirukira. Naho rero Claudia ati winsiga. Claudia rero amwiruka inyuma
mu nzira nyine aba agenda ashaka kumwifatisha no kwigira nk'aho bakundana, ariko rwose Victor agakomeza akamugendera kure. Mu kuva muri siporo rero Claudia aza mbere maze agasanga Jennifer amaze kuza, we nyine aba afite akazi uyu munsi. Jennifer rero ahita amubwira ati rero ndagiye kandi ndataha ntinze, umbabarire rwose uze kumfasha nyine wite kuri sheri wanjye ntagire ikibazo na kimwe. Ahita rero ajya ku kazi maze nyine Claudia agahita agenda akajya muri dushe, aragenda rero akajya muri dushe yo mu cyumba cya Victor. Victor rero we aza nyine avuye muri siporo, akigera mu cyumba akumva nyine akagira ngo ni Jennifer uri muri dushe, ahita amubwira ati sheri umbabarire, nabibonye ko wampamagaye inshuro nyinshi ukambura, ariko umbabarire sheri, urabizi ko ngukunda nyine, ntabwo rwose telefone nayumvaga. Yunamye rero ajya akumva umuntu amufasha amuturutse inyuma, ahita amubwira ati ariko se sheri, nanjye ndi kunuka ibyunzwe rwose, mbabarira mbanze ndi gukaraba. Agihindukira ahita asanga ari Claudia, ahita amufata akamusunika hafi kumukubita ku gikuta, atumva nkawe koko uranshakaho iki, nk'iki cyumba ukije mute? Naho rero Claudia ati sheri ndagukumbuye rega, ndagukumbuye cyane ni ukuri, ubwo rero rwose nari nje nyine kukureba, hari ikibazo? Naho rero uyu musore Victor atumva rero nkubwire rwose Claudia, ntutekereze ko iyo mikino yawe ujya ukina n'abagabo, ntabwo ngewe rwose ibyo byamfata, ibyo ngibyo jya ugenda ubikinishe ba bagabo bandi wajya gucana inyuma nabo, naho ngewe ntabwo bishoboka, ntabwo watuma rwose nca inyuma umukunzi wanjye. Jennifer ndamukunda cyane kandi humura, ntabwo rwose nteze kuzamureka kubera wowe. Claudia rero akomeza rwose gushotora cyane uyu musore, maze akarakara agahita amufata akamusunika akamujugunya inyuma y'urugi, dore ko rwose Claudia aba yambaye akisume kagufi cyane cyane rwose, aba agira ngo ateze ibibazo uyu musore neza, aba agira ngo hari amutandukanye n'umukunzi we, nta kindi kintu aba ashaka. Gusa ibi bintu birakaza cyane Victor, maze akibaza ukuntu rwose uyu mukobwa yagarutse muri uru rugo rwe, akibaza n'ukuntu azahasohoka. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Victor ajya mu gikoni, aba agiye gufata amazi yo kunywa, maze agahita ahuriramo na Claudia. Claudia rero ahita ashaka gusoma Victor ku ngufu, Victor ahita amubwira atumva cyakoze rwose uba uri kunyereka uburyo wabikoragamo iyo wabaga uri kunca inyuma, gusa nyine nakubwiye ko ngewe rwose ibyo ntabwo byakora, nanone kandi uri gukomeza kumpa impamvu zo kuba rwose nta kwicuza kuba naragutakaje, kuko ntacyo nabuze ni ukuri. Tekereza yuko Jennifer ari inshuti yawe magara, ariko ntabwo uri gutinya kuba wamusenyera urukundo kugira ngo nyine umuce inyuma. Mbese wanciye inyuma, turatandukana, none urumva nyine noneho ubu ngubu ari njye ngomba guca inyuma Jennifer? Ntabwo rwose bishoboka. Jennifer ndamukunda cyane, nawe naragukunze igihe cyawe nyine naragukundaga wese, ariko byose wabihinduye zeru, maze utangira kunca inyuma kandi unyereka ko rwose nta kintu mvuze. Ubwo rero Claudia aba yatangiye kwigira rwose nk'uri kurira, ati ni ukuri umbabarire, ni ikosa nakoze kandi ndaryicuza, byaba byashobokaga rwose ntabwo ryazongera, ariko n'ubundi umpaye andi mahirwe twongera gukundana, ntabwo rwose nazongera kuguca inyuma ukundi. Naho rero Victor ati ibyo ntabwo byashoboka habe na gatoya rwose, mfite umukunzi kandi arambereye, ampa ibyishimo, mbese ni buri kimwe kuri jyewe, rero rwose ndakwinginze nyibagirwa, kuko njye narakwibagiwe, iyo ntanakubona nta nubwo nari nkibuka kubaho, ahubwo natunguwe no kongera kukubona. Claudia rero abona ko nyine bidashoboka ko rwose uru rugo yarusenya, maze akigira inama yo kwereka rwose yo kwereka Victor ko Jennifer nawe atari umukobwa mwiza kandi yamuca inyuma. Aha rero umusore amafaranga, maze akamusaba yuko yaza hano mu rugo kwa Victor ahari, maze rwose akita ko ari umukunzi wa Jennifer. Uyu musore rero araza agakomanga, Victor rero ajya gufungura, maze uyu musore agahita amubwira ati ndashaka Jennifer. Naho rero Victor
ati urashaka Jennifer se wowe uri nkande umushaka? Naho uyu musore ati mbwira ahubwo wowe uri nkande ubimbaza? Jennifer ni umugore wanjye, dufitanye umwana, ndamushaka rwose, ndashaka yuko agaruka mu rugo. Akimara kuvuga ibi bintu noneho rwose Victor uba wararakazwaga n'ubusa n'ubusanzwe, gufuha ko rwose byahoraga hafi aho, ahita atangira kwijima, maze umujinya ugatangira kumwica, akumva ko ibi bintu bamubwiye ni ibya nyabyo. Uyu musore rero nawe ntabwo arekera, ava hano maze agasiga abwiye Victor ati umubwire ko rwose nzagaruka kumutwara. Maze uyu musore agahita afata telefone akandikira message Jennifer amubwira ati ariko se sheri, ubu koko kubera iki wataye urugo? Kubera iki wadutaye njye n'umwana? Turagukumbuye, ubu se n'akanya wibagiwe koko ibihe byiza twagiranye? Ntabwo ubizi koko ko ndi umukunzi wawe w'ibihe byose? Siko wajyaga umbwira? None se byagenze bite kugira ngo ugende uba umaze kino gihe cyose utagaruka kutureba? Ni ukuri ndagukumbuye kandi nizere ko rwose ugomba kuza vuba. Akomeza rero kumwandikira amamesaje amwibutsa nyine ibihe byiza bagiranye, aho bagiye, ibyo bakoze byose. Naho rero Jennifer we uba uri gusoma izi mesaje aba yumiwe, aba ari kwibaza ati ese uyu musore yasaze? Ahubwo se ubu ntiyibeshye nimero? Ahamagara rero Victor kugira ngo abimubwire, ariko nyine Victor aba yarangije kurakara maze akanga kwitaba telefone ya Jennifer. Jennifer akomeza kwakira amamesaje yose menshi, gusa nyine ku mugoroba arataha, maze akigera mu rugo asanga Victor yarakaye. Victor agahita amubaza ati mbwira rero, uriya se kandi we ni uwa hehe? Kubera iki utigeze umbwira ko ufite umugabo ndetse n'umwana? Naho rero Jennifer ati ariko se ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki? Ati ahubwo hari ikintu nari ngiye kukubwira. Ati tekereza yuko uyu munsi umuntu yiriwe yantesheje umutwe, niba yibeshye nimero, niba byagenze bite simbizi, ariko yanyohererezaga amamesaje wagira ngo ni amamesaje y'urukundo, kandi nukuri nta kintu mpanga nawe. Victor ati zana hano telefone ndebe. Arayifata maze yasoma izi mesaje, noneho mu mutwe we bigahita bibira neza neza, dore ko rwose n'ubundi umujinya we kuwukontorora biba bigoranye. Ahita atangira kubwira nyine Jennifer ati nari nzi ko rwose wowe utandukanye n'abandi bose, ariko nawe ndabona ntawe utandukaniye n'abandi. Ibyo abandi bose bankoze nawe nibyo unkoze, ariko kubera iki koko nta mukobwa wo kwizerwa uhari? Naho rero Jennifer atangira kumubaza ati ariko se sheri, ibyo uri kumbwira ni ibiki? Naho rero Victor ati turabizi ibyo ndi kuvuga, uwo musore se ntimwabyaranye, ntimufitanye umwana? Jennifer ati ni ukuri ibintu uri kuvuga rwose ntabwo mbizi, kubera ko uyu muntu ntabwo muzi rwose, yanyoherezaga amamesaje nkagira ngo yanibeshye nimero. Claudia rero ahita yifatira ibintu bye nyine we akitahira, kuko aba abizi neza yuko urugo rwose yarushumitse. Naho rero Victor kwihangana biranga, maze agasaba Jennifer ko yafata ibintu bye byose maze rwose akamuvira mu buzima. Jennifer aramusobanurira, akamusaba imbabazi, agakora ibishoboka byose, ariko Victor akanga akamwirukana. Jennifer rero aragenda, ariko nyine agahinda kakamwica, kuko rwose aba yarenganye. Ibi bintu nta n'ibyo aba yakoze, nta n'ubwo uyu muntu rwose aba amuzi. Akomeza rero kujya ahamagara Victor kugira ngo amusabe imbabazi ndetse rwose anamusobanurire, ariko Victor ntabwo aba ashaka kumwitaba. Umunsi umwe rero akaza kumureba, nyamara Claudia we amara kumenya yuko Jennifer yagiye, maze akagaruka hano nyine gutesha umutwe Victor. Gusa nyine nta kintu bakorana, nta nubwo rwose baba baryama mu cyumba kimwe, ariko yanga kuva hano. Akamubwira ati umva, njye nawe twarakundanye kandi watekerezaga yuko ari njye mubi, ariko nyamara twese niko tumeze. Narabikubwiye ko buriya rwose Jennifer nawe yari ameze nkaho ari kopi yanjye, si inshuti yanjye, sinituziranye. Buriya rwose ntabwo mwari gushobokana, kuko nyine yikundira abagabo b'abakire, kandi yamaze kubarya amafaranga ahita yigendera. Uyu munsi rero Jennifer nyine aza arakomanga, maze Victor agasohoka. Yasohoka Claudia agahita amusohoka inyuma. Jennifer rero agikubita amaso Claudia ahita yumirwa,
ati hanyuma wowe urakora iki mu rugo rwanjye, kubera iki uri kumwe na fiyanse wanjye, kubera iki uri hano? Naho rero Victor ati ariko nkawe ubundi ushaka iki? Ubwo aba ari kubwira nyine Claudia ati ntabwo nari nakubwiye ngo ntunze inyuma, ubundi washakaga iki? Claudia rero atangira kubwira amagambo mabi Jennifer ati umukobwa uzi guca inyuma gusa, genda nawe ngo kwa sheri wawe. Agahita rero abwira uyu musore Victor atumva bwira uyu mukobwa agenda ave hano. Naho rero Jennifer ahita abwira Victor ati ni gute se uri kunyirukana ariko nyine ugasaba inshuti yanjye ko yinjira mu nzu yawe? Njyewe ibintu rwose ntabwo mbyumva. Naho Victor ati genda rwose, ntabwo nshaka akavuyo hano, ntabwo nshaka ko twiteza rubanda. Nawe kandi Claudia subira mu nzu ugira vuba, nari nakubwiye ngo ntusohoke, sinzi icyo ushaka. Batangira rero guserera ariko nyine byageraho Jennifer akigendera. Buracya rero maze Jennifer akareba ya masaha nyine Victor aba ari ku kazi. Aragenda rero maze akajya iwe agakomanga. Claudia rero aza gufungura avuga ati ariko ubundi uwo muntu uri kumenera urugi ninde? Agifungura kubera umujinya wose Jennifer aba afite, ahita amufata agatangira kumunigagura maze akamurambika hasi ati wowe nkwereke fiyanse wanjye maze ushaka kumutwara, urinde wo kuntwarira umugabo wowe? Ubushuti bwawe ndabubonye. Aba ari gukomeza kumuhondagura amukubita inshyi z'iburyo n'ibumoso mu matama, ari kumuhondagura ahantu hose. Naho rero Claudia abona ibintu byakaze maze agahita abwira Jennifer ati rega uriya yari fiyanse wanjye, uriya niwe musore najyaga nkubwira. Jennifer rero ahita nyine ahaguruka kuko aba yari amwicariye, ariko kumukubita amwicariye ati uvuze ngo iki? Naho Claudia ati uriya nyine yari fiyanse wanjye, niba rwose ushidikanya umuhamagare umubaze arabikwibwira ndabizi neza. Noneho rwose Jennifer agahinda karamwica k'ukuntu babashije kumubeshya bakabana mu nzu bose, kandi nyamara uyu yari fiyanse wa Victor. Jennifer ahita asohoka akagenda akicara mu modoka maze agafata telefone ahita ahamagara Victor ati mbwira uri hehe mpagusange, uri ku kazi? Naho Victor ati hoya ubu ngubu nari ndi mu igaraje, ariko nyine nta kibazo rwose nakoherereza aderese maze ukahansanga, cyangwa nta kibazo mu kanya unsange mu rugo kuko n'ubundi ngiye gutaha. Victor rero ataha, yagera mu rugo agahita abwira nyine Jennifer ko yatashye. Jennifer araza akinjira aba yacitse intege, inkweto zitwaye mu ntoki, mbese ubu ubona rwose yataye umutwe. Ati mbabarira umbwire wamenye ryari ko uriya mukobwa w'inshuti yanjye yari fiyanse wawe? Naho rero Victor ati ntabwo rwose nari mbizi, nabimenye nyine umunsi aza nkamusanga hano. Naho Jennifer ati gute rwose utabimbwiye? Tekereza ko wabashije gushyiraho iherezo ku rukundo rwacu ukeka ko naguciye inyuma, kandi nyamara nawe utari shyashya. None se wowe wagumanye na fiyanse wawe wa kera mu nzu kandi nanjye mpari, urumva ari wowe wari woroshye? Naho rero Victor ati mbabarire ni ukuri nakoze amakosa kuko nananiwe kubikubwira, numvaga rwose ndashaka yuko umera nk'uko umeze uyu munsi, ntabwo nari nzi ko igihe kizagera ukabimenya, sinifuzaga kukubabaza. Naho rero Jennifer atumva warakoze rwose ntacyo utanyeretse, naragukunze, ibyo unyituye ndabibonye, kandi ni ukuri sinigeze na rimwe ntekereza kuguca inyuma, nta n'umunsi n'umwe, nta n'isaha n'imwe sinigeze nanabirota, kandi sinzigera nanabirota. Nawe rero narakwizeraga, nari nzi ko rwose nta kintu kibi wankorera, ariko icyizere cyanjye nagipfushije ubusa rwose, ndakubwiza ukuri. Jennifer rero arasohoka akigendera, maze uyu musore akamukurikira amusaba imbabazi. Jennifer tumva nkubwire wikwiye gusaba imbabazi kuko nta kintu byampinduraho, uri kubivuga rwose nkumva ntacyo bimbwiye, icecekere izo mbabazi zawe zigumanire. Victor rero nawe ata umutwe maze akajya kureba mushiki we, atumva ni ukuri noneho mfite ibibazo byinshi cyane, tekereza ko nari narabonye amahirwe yo kwishima
ariko dore rwose nayo nyapfushije ubusa, noneho tekereza ko namubwiye ngo azazane inshuti ye kugira ngo nyereke ko njyewe noneho ndi umusore utandukanye n'abandi bose, nyamara ndanze rwose mbaye igisimba kwa kundi bamubwiraga. Ubu se koko noneho nzamubwira ngo iki? Ko rwose nigaragaje kandi nigaragaje nabi? Naho rero uyu mushuti we ahita amubaza ati ubundi se kubera iki waretse uriya mukobwa akaguma mu rugo rwawe? Kubera iki utamwirukanye? Ndakubwira nyine Claudia. Naho rero Victor atumva ni kwa kuntu nyine umuntu aza akaguma aho ku ngufu neza neza ukamwirukana akanga kugenda, ariko nta rukundo rwose uriya mukobwa nkimugirira, nta nubwo rwose namwitaho, sinjya namenya ko anahari, gusa nyine urabona ko ansenyeye urugo neza neza, ansenyeye rwose urukundo n'umukunzi wanjye. Naho rero uyu mushuti we ati narakubwiye, ariko narabikubwiye njye cyagenza nkahamusanga, narakubwiye nti ibintu ntabwo bizakugwa amahoro, kubera ko ntabwo wagombaga gutuma anarara mu rugo rwawe igihe cyose uzi ko rwose ari uriya mukobwa ukuntu yaguhemukiye ntacyo atakora ngo yongere aguhemukire. Urabona se wowe yakwishimira ko wishimye uri kumwe n'umukunzi mumeranye neza? Ntabwo bishoboka rwose. Umunsi umwe rero Victor aba ari mu rugo maze agafata telefone ya Claudia arebamo, maze agatangazwa no gusanga za mesaje zose boherereje Jennifer ziri muri telefone ya Claudia. Bishatse kuvuga ko Claudia ari we wazanditse maze akazoherereza wa musore kugira ngo azoherereze Jennifer. Victor akibona ibi bintu noneho rwose amera neza neza nk'ukubiswe n'inkuba, ahita atekereza tuzi ko neza neza umutego w'uyu mukobwa nawuguyemo neza, kubera yuko ibi bintu byose yari yarabipanze, none uko yabipanze ni nako byagenze. Ahita rero ahamagara uyu mukobwa n'umujinya mwinshi ati banguka hano, nsohokera mu rugo kuko sinshaka kukureba utankoresha icyaha, ndi kukureba nkabona nakuniga cyangwa nkagukuramo amaso, mbabarira usohoke vuba vuba umvire mu rugo, uri umukobwa mubi gusa, wakureba ku isura ukuntu uri mwiza ntabwo yamenya ko ufite umutima wagira ngo rwose ni igiti cyangwa ibuye. Naho rero Claudia atari gusohoka koko ngukunda kandi numvaga nifuza ko twabona amahirwe ya kabiri, kubera iki koko uri kunsohora mu rugo rwanjye? Naho rero Victor atumva rero nkubwire hano hantu ntuzongere no kuharebesha amaso yawe, ugende uhibagirwe burundu, kubera ko njye sinshaka kuzongera kukubona ukundi, ninongera kukubona nzaguhamagarira polisi bagufunge, kubera yuko sinakwihanganira kongera kukubona mu maso yanjye ukundi. Kandi ikindi umenye ko imigambi yawe yose nayimenye, namenye ko ari wowe wapanze kugira ngo ntandukane na Jennifer, gusa nyine Jennifer ndamukunda kandi nzamusaba imbabazi, ndabizi ko bizagenda neza, nsohokera mu nzu ugira vuba. Abivuga nyine anamusohora ajugunya hanze yongera afunga. Hanyuma rero ubu noneho rwose Victor abasigaranye ikibazo cyo kugira ngo yongere kwigarurira Jennifer, dore ko aba yaramurakariye rwose ubona atanagikeneye kumuvugisha. Ajya rero ku kazi maze akamutegerereza nyine ku modoka, kubera ko aba atakimwitaba kuri telefone. Jennifer yasohoka mu kazi maze yasanga Victor ku modoka ye ati noneho se uzajya uza kuntegerereza hano? Ntabwo rwose nkeneye kukuvugisha, nta nubwo ugomba guta igihe cyawe kuko njye singikeneye kukuvugisha, njye nawe twararangizanyije, narakumenye uwo uri we, ntabwo ngikeneye kukuvugisha. Victor ati ndakwinginze, ni ukuri Jennifer ndakwinginze mbabarira, umpa iminota niyo yaba ari 2 maze tuvugane, kandi ndakwinginze umbabarire ku byabaye byose kuko narahubutse kandi ukuri nyako narakumenye. Naho rero Jennifer ahita yinjira mu modoka agafunga akigendera, agasiga Victor ahagaze hano. Umunsi wakurikiye rero nabwo rwose ntabwo Victor ajya mu kazi, yirirwa ahagaze ku modoka ya Jennifer kugira ngo ataza kumucika. Jennifer rero asohoka mu kazi ati ariko wa musore uranshakaho iki? Ubu ko njye nawe twarangizanyije n'iki kindi ushaka? Naho Victor ati ndakwinginze mbabarira, ndashaka kuvugana nawe, mbabarira tujye ahantu twicare tuganire kuko ntabwo twavuganira hano rwose, hano hatagira n'utwumva. Jennifer ati nta mwanya rwose mfite wo kuganira nawe, ndumva nta n'icyo kuganira kandi dufite. Naho Victor ati ndabigusabye mbabarira nushaka umpa iminota 5 yonyine. Naho rero Jennifer ati ubwo uragenda mu modoka yawe ngende mu yanjye kuko sinkikwizera, ntabwo rwose twajyana. Victor ati nta kibazo rwose ndabyemeye.
ahita rero atangira guseka maze akajya mu modoka yishimye kuko nibura uyu mukobwa bamwemereye kumuha umwanya wo kugira ngo bavugane. Baragenda rero bakicara ahantu bagatangira gusangira ariko nta n'umwe uvuga. Bigera aho rero Victor akiha nyine akanyabugabo maze akabwira Jennifer ati ni ukuri ndakwinginze umbabarire, ibintu byose nagukoreye ndabizi ko rwose naguhemukiye kandi nakubabaje, gusa ikintu kimwe nshaka kukubwira ni uko ntigeze nguca inyuma na ex wanjye. Ibyo rwose ntabwo nari kurota mbikora, sinigeze mbikora habe n'umunsi n'umwe, ariko nyine umbabarire no kuba naragufuhiraga cyane byose rega ntabwo ari njyewe. Nkumva nyine tekereza fiance wanjye wa mbere naramwizeraga bishoboka byose, tekereza rero kugira ngo ambeshye ngo agiye mu masengesho ajye guhura n'undi mugabo, mbibonere neza cyane bari gusomana yambaye n'impeta namwambitse, bajyane mu modoka ye, noneho nanamuhamagare kugira ngo nibura numve yuko rwose nta n'agatima kamukomanga, maze anyemeze rwose yuko ari mu masengesho ndetse ko ankunda cyane kandi mu by'ukuri ari kunca inyuma. Ibyo bintu rero byarambabaje ku buryo nyine undi muntu wese mbonyeho agakosa kwihangana ntabishobora. Naho rero Jennifer ahita amubwira ati ni ukuri ihangane rwose ndabyumva, warababaye kandi warakomeretse, ariko nanone kuba hari undi muntu wakubabaje ntabwo ugomba kubyitura undi muntu ngo nawe umubabaze cyangwa se umubangamire kubera yuko wababajwe n'umukunzi wawe wa mbere. Njyewe ukuntu mbibona mba mbona rwose uri kunkoresha kugira ngo ukire ibikomere, noneho undi mukunzi muzakundane umeze neza, kandi njye rwose sinabyemera ko ukomeza kunkoresha kuko ikigaragara cyo ntunkunda, kandi njye ndagukunda n'umutima wanjye wose, ndetse rwose ndagukunda ku buryo wagira ngo naragusariye. Hanyuma rero sinakomeza kwihanganira rwose ibi bintu uba uri gukora, ntabwo ari njyewe ugomba kwivuriraho, ubwo nyine nahawe ho kwicara maze ukiga uko wakira ibikomere, ubundi ukazashaka undi mukunzi waramaze kubikira ndetse waramaze gutuza, waramaze gutekana, utagitekereza ko abakobwa bose ari bamwe, ari abo kuguca inyuma. Umuntu atakikubwira ko agiye ku kazi ngo utekereze ko agiye muri hoteli, nakubwira yuko agiye kureba inshuti ye utekereze ko hari umugabo agiye kureba. Ibyo bintu rwose ntabwo byatuma uzagira umukunzi ngo maze murambane. Njyewe rero ntabwo nabishobora, gusa nyine nkwifurije amahirwe masa mu buzima bwawe ndetse nkwifurije no gukira ibyo bikomere. Uwo muzakundana muzahirwe kandi muzagere kuri byinshi. Ahita ahaguruka rero akigendera, maze Victor agakomeza nyine kumwiruka inyuma amusaba imbabazi, ariko uyu mukobwa aba yafashe umwanzuro, nta kintu rwose aba agikeneye kuvugana n'uyu musore, aba abona ko ataramara kwitekerezaho neza ngo maze amenye yuko undi mukunzi bakundana ashobora kuba noneho umwana mwiza ntamukore nk'ibyo abandi bamukoze. Victor rero aragenda akabihirwa rwose, agahinda kakamwica kubera yuko ntabwo rwose aba yifuza gutakaza Jennifer. Naho rero ku rundi ruhande Jennifer nawe agahinda akaba ari kose, ntaba aryama, ntaba asinzira, nta kintu na kimwe aba ashyira mu nda kuko rwose aba yumva yarihebye. Umunsi umwe rero Claudia aza kureba Jennifer akimubona ati uje gukora iki se kandi ko rwose uriya musore namukurekeye naramuguhaye mwitwarire Victor, kubera yuko natekerezaga ko nzamukiza ibikomere wamuteye, ariko nasanze waramuteye inkota mu mutima ukinjiza neza neza ku buryo kumuvura bidashoboka. Hanyuma rero ubwo muzigumanire rwose, ahari mukomeze muvurane, gusa ndifuza kumenya impamvu utigeze umbwiza ukuri, impamvu kandi ukimara kubona Victor watangiye kujya umbwira yuko ari umusore w'umwana mubi ugatangira kumunyangisha, kubera iki wakoze ibyo bintu? Naho Claudia ati natekerezaga ko ahari nzamwisubiza nzongera ngatsindira umutima we, ariko ibintu byose nakoze byabaye imfabusa. Tekereza ko na wa musore watumye mutandukana burundu ari njye rwose namwishyuye kugira ngo abatandukanye, ariko nabyo ntacyo byamaze kuko n'ubundi indi nshuro rwose Victor yarongeye aranyirukana, ndetse nta nubwo akeneye kundeba, nta nubwo yigeze akenera no kunkoraho n'umunsi n'umwe, nta nubwo yari kwemera no kunsoma ku itama. Victor yaranyanze ku buryo udashobora kubyumva, yaranyanze cyane rwose ku buryo adashobora kumbabarira. Kubera ko rero Jennifer aba atakitaba Victor rwose asaba umushuti we ko yamuherekeza maze akajya kumufasha gusaba imbabazi Jennifer. Baragenda rero bagakomanga kwa Jennifer
Jennifer agafungura, maze uyu mushuti wa Victor agatangira abwira Jennifer ati Jennifer, ndabizi rwose inshuti yanjye yarakubabaje, ariko ubu yarahindutse, ntabwo rwose akiri wa wundi, ikindi kandi aragukunda cyane, kugutakaza ntiyabyihanganira, ni ukuri yabuze amahoro, ubu rwose nta kintu na kimwe agikora ngo byemere, kubera yuko atagufite mu buzima bwe, arabizi ko uri uw'igiciro cyinshi, hanyuma rero mubabarire, yakoze amakosa yego arakubabaza, ariko mubabarire maze mwongere musubire mu rukundo. Jennifer nta jambo na rimwe avuga, ahita yongera agakubitaho urugi, maze Victor agahonda ku rugi ati Jennifer, ndagukunda ni ukuri, mbabarira rwose unyumve, maze umpe imbabazi, twongere dusubire mu rukundo njye nawe, kubera yuko kubaho ntagufite ni ukuri ntabwo rwose ubu buzima nabushobora, njya mu nzu nkabona bimeze nkaho rwose ndi mu gihuru, aba ari kubivuga nyamara ari inyuma y'urugi, naho Jennifer arimo imbere mu nzu, ariko Jennifer aba ari kumva nyine uyu musore, maze amarira agashoka, dore ko Jennifer nawe yakundaga cyane rwose Victor, ariko nanone yabonaga imyitwarire ya Victor atabasha kuyihanganira. Jennifer rero abitekerezaho neza, maze akumva rwose agomba kuza kureba Victor, araza rero agakomanga kwa Victor, Victor arafungura, maze Jennifer agahita amubwira ati rero niba wifuza ko njye nawe twakomezanya, hari kondisiyo ugomba kuzuza kugira ngo dukomezanye, ahita amuhereza nyine agapapuro ziba zanditseho, ariko agatangira no kuzimubwira ati kondisiyo ya mbere ni uko ugomba kunyizera, ntabwo ugomba gufata telefone yanjye utekereza ko hari ikintu ugiye kubonamo. Indi kondisiyo ni uko njyewe ntabwo ndi Claudia, kandi nawe si njyewe, ntabwo rero rwose ugomba kumumbonamo ngo ibyo yakoze utekereze ko ari njye nabikoze. Ikindi kandi ntabwo nshaka ko uzajya umpamagara ntumbone, uzajya uhita unsanga ku kazi utampamagaye. Ikindi sinshaka ko uzashyiraho umuntu uzajya ankurikira aho ngiye hose kugira ngo ancunge. Ibi byose rero aba ari kubivuga nyine Victor ari kwikiriza n'umutwe, ubona ko rwose ibintu ari kuvuga na Victor ari kubyumva neza cyane ko byabaga ari amakosa. Jennifer rero akomeza amubwira ati kondisiyo rero ya nyuma, umunsi uzambona maze ukambona mu bintu rwose bitagushimishije, ndetse rwose ibintu ubona ko bikubangamiye, ndetse ibintu ubona ko uri kunkeka, uzambabarire maze umpe umwanya njye nawe twicarane tubiganire twicaye, uramenye rwose ntuzakenere kunsebereza mu ruhame, tuzicare tubiganire tubikemure twembi turi babiri. Ahita rero abaza Victor ati hanyuma izo kondisiyo zose nkubwiye harimo ikubangamiye ngo uyimbwire? Naho Victor ati nta n'imwe irimo, ibi byose nzabikora nk'uko ubishaka, kubera ko niyo wambwira ngo ngendeshe umutwe nawugendesha, kubera ukuntu ngukunda, ntabwo nifuza kugutakaza, noneho ikirenze kuri ibyo ntabwo nari nzi ko ngukunda urukundo rungana n'urwo ngukunda. Naho rero Jennifer ati ni ukuri nanjye ndagukunda cyane, rero ndifuza ko turyoherwa n'urukundo, aho kugira ngo nyine buri umwe abe abangamiwe, ndifuza ko tuzajya twizerana kandi tukavugana buri kimwe cyose. Victor rero ahita abaza Jennifer ati mbabarira umbwire uracyankunda? Naho Jennifer ati ndagukunda cyane, utekereza ko se urukundo rwahagarara gutyo gusa? Ndagukunda cyane rwose. Bahita rero bahoberana, maze Victor agahita amubwira atumva uri ubuzima bwanjye, ubu rwose nibwo nabibonye, igihe tutari turi kumwe numvaga neza ameze nkaho urushinge rwahagaze neza, wagira ngo nyine ntabwo umutima wanjye rwose wari ugikora, niwo ndi kugereranya n'urushinge rw'isaha, ntakubeshye ntabwo rwose nabasha kubaho ntagufite, urukundo rwawe nibyo byishimo kuri jyewe. Jennifer rero nawe ati nanjye rwose ndagukunda kandi sinifuza kugutakaza. Barahoberana rero maze bakanga kurekurana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.